Shalom, ndabasuje bene data bakundwa mukurikirana iki kiganiro gica kuri Saveur Divine. Muri iki gitondo ngiye Bagabo Joseph nejejwe n'Imana impaye aka kanya kugira ngo tuganire ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana butangaje. Ubuntu bw'Imana ni ubuzima, imibereho y'umuntu wese uri muri iyi si, yaba umuntu uzi Imana utayizi, ariko akenshi twese dutunzwe n'ubuntu bw'Imana, ko tugendera ku buntu bw'Imana, tukabishwaho n'ubuntu bw'Imana, tukagendera mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana ikintu bugira cyihariye nuko bugira ipfundo ryihariye ubwaryo. Ubuntu bw'Imana nk'ijambo ubuntu ubwaryo, n'abantu bagira ubuntu. Umuntu yakugirira ubuntu, umuntu yagufasha akagukura mu kibazo urimo, umuntu yagufasha akakurengera mu kibazo urimo, ariko ubuntu bw'Imana butandukanye n'ubuntu bw'abantu, uko ubuntu bw'Imana bwo bugira ipfundo ryihariye byo kuba bukora habiri, bukora mu buryo bw'ubugingo, bugakora no mu buryo bw'umubiri. Umuntu we yakugirira ubuntu mu bijyanye n'uburyo bw'umubiri gusa, ariko nta muntu wakugirira ubuntu mu bijyanye n'uburyo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo. Iyo usomye ijambo ry'Imana ugenda ubona hari abantu bagiye bafasha abandi bantu mu buryo bujyanye n'ubw'umubiri, ariko byagera ku buryo bw'umwuka, byagera mu buryo bw'ubugingo bakabura icyo bakora. No muri iyi minsi turimo dufite abantu rwose b'imfura, b'abana beza, abantu bazi gufasha abandi, abantu bagira umutima mwiza, abantu bagirira impuhwe abandi, abantu bagirira ubuntu abandi, akaba yakura umuntu mu kibazo cye, akaba yafasha umuntu mu kibazo cye, ariko ibyo byose usanga ari ibintu bikorwa mu buryo bw'umubiri. Ahantu rero bitandukaniye n'ubuntu bw'Imana, nuko ubuntu bw'Imana bukora mu buryo bubiri, bukora mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umubiri. Bukora ahantu habiri hose, aho umwana w'umuntu atakora, ubuntu bw'Imana burahagera. Aho umwana w'umuntu atagira icyo amara, ubuntu bw'Imana burahagera. Aho nawe utagira icyo wimarira, ubuntu bw'Imana burahagera. Ubuntu bw'Imana butwikira umuntu mu buryo bw'umwuka, ubuntu bw'Imana butwikira umuntu mu buryo bw'umubiri, umuntu akabaho mu buzima bunezerewe, nubwo yaba agaragara nk'ufite ubuzima bushariye hano mu isi, ariko iyo atwikiriwe n'ubuntu bw'Imana buramuhaza. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubuntu bw'Imana buhaza umuntu. Ubuntu bw'Imana buhaza umuntu butitaye ku bibazo n'ingano y'ibibazo arimo, butitaye ku ntambara ari gucamo, butitaye ku biharimo n'aho ahagaze, ariko ubuntu bw'Imana bujya butwikira umuntu akabaho yishimye kandi yari mu gihe cyo kubabara. Ubuntu bw'Imana aho butangarije uko bugera ku mfubyi ukayinezeza, ukagera ku mupfakazi ukamunezeza, ukagera ku wabuze umuryango we ukamunezeza, ukagera ku muntu uri mu gihe cyo gupfisha no kurira bukamunezeza, ukagera mu gihe umuntu uri mu gihe cy'intambara bukamunezeza. Ubuntu bw'Imana ni ikintu cyiza kikanezeza umuntu, bigatuma umuntu abayeho yishimye. Muri ibyo yararirimbye ngo ajye anezezwa no kubaho mu buntu bw'Imana, kuko bimuha gukomera mu minsi mibi. Ubuntu bw'Imana bukomeza umuntu mu minsi mibi akabaho akomeye. Kadusome ijambo ry'Imana ridufasha neza kwinjira muri iki kiganiro cyacu cya kino gitondo, riri muri Matayo ibice 9 umurongo wa 6. Hari inkuru nziza cyane nakunze itubwira Yesu ngo yikira mu bwato, akambuka akagera mu mudugudu w'iwabo. Nuko amaze kuhagera ngo bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema ati, mwana wanjye, umuri ibyaha byawe urabibabariwe. Ngo abanditsi bamwe baribwira bati, uyu arigereranyije. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati, niki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, byuka wikorere ingobyi yawe wigende. Mu bigaragara iki kirema gihura na Yesu cyangwa bagishyira Yesu, ntago bari bazi aho bigarukira. Bo bibwira ko bagishyira Yesu kugira ngo agikize gusa ubwo burema, ikibazo cy'inyuma kigaragara, ikibazo cy'inyuma cyo ku mubiri, ikibazo abantu bareba, ikibazo abantu batindaho. Ariko bahuye na Yesu, ubuntu bw'Imana butwikira iki kirema, gihura no gukira kabiri, gikira mu by'ubugingo, gikira n'ibyo ku mubiri. Ni bwa buntu bw'Imana nababwiraga butangaje, iyo bugeze ku muntu bukora kabiri, bukora ku by'ubugingo, bugakora no ku by'umubiri. Byashoboka ko muri kino gitondo wowe ufite ibibazo bikuremereye mu buryo bw'umubiri, wowe ufite n'ibibazo bikuremereye mu buryo bw'ubugingo. Icyo nagusaba ni ukwiyunga na Yesu wenyine kugira ngo uhure n'ubuntu bw'Imana bugutwikire. Ubuntu bw'Imana butwikira umuntu mu buryo bw'ubugingo, akagira umutima ubohotse kandi unezerewe. Ubuntu bw'Imana bukuraho ibyaha, umuntu akababarirwa ibyaha bye, akegerana n'Imana.
ajya nkubwira ngo kubw'ubuntu bw'Imana, Imana yatanze umwana wayo ikunda cyane Yesu Kristo kugira ngo azahuze abantu bari barabaye kure y'Imana bongere bahure n'Imana kubw'ubuntu bw'Imana. Yesu yashyiriweho kugira ngo aduhuze n'Imana kubw'ubuntu bw'Imana. Waba ufite icyaha cyakunaniye, waba ufite icyaha kikugoye, waba ufite ikintu kikuremereye, reka nkwinginge muri kino gitondo kugira ngo wongere wihuze na Yesu Kristo, aguhuze n'Imana binyuriye mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwashyiriweho Yesu Kristo ngo yongereho umuhuza w'abantu n'Imana, twongere dusabane n'Imana. Iryo ni ryo fundo rikomeye abantu batagira icyo babigukoreraho. Iki ni ikintu abantu batagira icyo bakikumariraho cyonyine cyazanywe n'ubuntu bw'Imana, agashyiraho Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege kugira ngo aduhuze n'Imana, twongere duhure nayo. Ubuntu bw'Imana buduhuza n'amasezerano. Nababwiye ngo ubuntu bw'Imana bugira ipfundo rikomeye mu buryo bukomeye kuko buduhuza n'ibyacu twari twarabuze, buduhuza n'amasezerano, buduhuza n'iby'Imana yatuvuzeho, buduhuza n'umugambi w'Imana. Hari igihe umuntu abaho mu buzima busa nk'ubw'umwijima, yibaza aho ejo bizagana, yibaza uko ejo bizagenda, abona atareba imbere y'ukuntu hasa, ariko ubuntu bw'Imana buraza bukamuhuza n'ejo heza, ubuntu bw'Imana bukamuhuza n'ejo hatwikuruwe. Reka nkubwire ngo ubuntu bw'Imana buduhuza n'Imana yatugennyeho, buduhuza n'amasezerano, buduhuza n'umugambi w'Imana. Ubuntu bw'Imana ushobora gusanga aho wicaye aribwo bwakugejeje, ushobora gusanga aho uri aribwo bwakugejeje. Najya nkubwire ngo ubuntu bw'Imana bukuraho ibintu byose byari bibi ku buzima bwacu, bugashyiraho ibintu byose byiza ku buzima bwacu. Ubuntu bw'Imana buduhuza n'agakiza, ubuntu bw'Imana buduhuza n'ubuzima busanzwe. Twasomye izi nkuru z'iki kirema cyagiye kizeye ko kigiye gukira gusa, gifite ikibazo kigaragara cyo hanze, cyabuze umuntu ugifasha, nta muntu wagikuriraho uburema. Byari ikibazo kikiremereye, ariko gihuye na Yesu gihura n'ubuntu bw'Imana. Gihuye na Yesu kinjira mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana buraza butwikira uburema bwe, uburema bukurwaho burakira. Yesu yarakibwiye ngo uhaguruka, kwizera kwawe kuragukijije, kigenda cyakize kubw'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bukuraho ibyaha. Yesu aramubwira ngo ibyaha byawe urabikize. Reka nkubwire ngo muri kino gitondo wegere Yesu, urahura n'ubuntu bw'Imana. Kandi ubuntu bw'Imana bukora mu buryo bubiri. Buraza bukureho icyaha cyakunaniye, kandi buraza bukureho uburema wari ufite. Ikibazo wari ufite mu buzima, ikibazo wari ufite mu mibereho, ikibazo wari ufite mu muryango, ikibazo wari ufite mu bucuruzi bwawe, ikibazo wari ufite mu myigire yawe, ikibazo wari ufite mu rushako rwawe, ikibazo wari ufite mu buzima busanzwe, ubuntu bw'Imana bwagitwikira kigakurwaho. Ikibazo wari ufite mu bugingo, ubuntu bw'Imana bwagitwikira bugakurwaho. Ndagira ngo nkwinginge muri kino gitondo wiyegereze Yesu wenyine, arakuzuza ubuntu bw'Imana, ibibazo byawe bikurweho, uba amahoro amasa. Ndarangiza mbifuriza guhura n'ubuntu bw'Imana binyuriye muri Yesu Kristo. Murakoze bene data kubwa kino gitondo cy'umugisha. Amen.